na hige na postinga ifoto bona bakambwira wowe uri umuswa unapostinga amafoto urumva uri umuswa upostinga amafoto ibyo ngibyo twagutoreye none nkumva aramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri ko ndibuka ukuntu abyukaga ndi kumwe nabo ko nkabaza se murabanza abanyaminga sha wapi pe ngo uzaba nk'igisonga uri ukuntu abyukaga nasaze bose bicaye neza tumeze neza noneho nkahita ngenda mu cyumba nkavuga mana yanjye ureba n'amasengesho ndi gusenga reba ukuntu ndi kwiriza noneho ndasenga noneho hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi yaragusize yarimutse aposo ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru ariko Imana yavuze ikintu let me tell you ubwo ni Nyampinga byashyushye mu rugo ni njyewe abandi bana batanu ntago tubareba ni Naomi amanota asohoka noneho ndavuga mana yanjye noneho ntabwo nshobora kwiparinga umuntu because there's no way nta kuntu I was the topic of the whole country noneho by the way this is the first time Marvin's at this conversation you know who you really are uzuriwe your grace did not define you you went through this competition with 2,000 people God chose you to be Miss Rwanda not because of your beauty angira kubona ama comments y'abantu benshi bavuga oh my god you really inspire me ngavuga se we man inspiring agute urumva no we have to be truthful sibyo hari umuntu kwanje uvuga ati uranyispire ukavuga ukareba inyuma how do I inspire you guys and I was true to myself nabaye ngewe I proved them a point never proving the wrong of course your past doesn't define you you can always define yourself ukabereka ko nibwo biriya byabaye kandi nshobora kuvugira abakobwa benshi cyane I can inspire through them it's that Imana honestly blessed me so much God opened so many doors where ahantu ninjaga nkidoubt ngavuga how am I here abona ngiye kubaganiriza iki ariko Imana ireka ko nimba winjiye muri uyu muryango it's because you have a purpose so decide how to use it and it helped me and abantu nyine umukobwa akicara azi ko aziga ari uko hari umugabo uzaza kumwigisha akumva ko azaba ubuzima buri boring muri singleness ye until ashatse akumva ko azanezerwa uko ashatse icyo kintu ntabwo ari cyo twigisha abakobwa ko bagomba kunezerwa bakiri abakobwa ibintu ukoze hakiri kare bizakugira umumaro uzabijyana no mu rugo umurezi wa mbere twebwe nk'abakristu twemera ko umurezi tumaze gukizwa ari umwuka wera kuko umwuka wera ni umurezi ukurera akakwigisha byose hariya muri Yohana aravuga ngo azabigisha byose uziko twigisha kugera no mu kwimakiya Hello muraho neza aha ni muri VVT cyangwa se Virtue Vibe Trading Company tubafitiye amarido meza tubafitiye imikenyero myiza tubafitiye amashuka meza amabedi cover utasanga handi kandi ku giciro cyiza cyane rero tubahaye ikaze turabategereje turahari ku bwanyu kugira ngo tubanezeze tubahe ibintu byiza dukorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya GF Plaza irebana na City Tower ku muryango nimero 5 F1 ni karibu rero nimero mwadubonaho ni 07 88 31 07 99 murakoze tubahaye ikaze kandi twishimiye kubakira neza ciao ciao amen Girls Impact hallelujah amen uyu munsi muritonze cyane please nimugendere kuri energy yanjye ngo musinzire ndabisabiye rwose sibyo amen Apostle, I'm very humbled thank you very much for this opportunity kandi who is excited about tonight kuko I am twagira umugisha pia amaze kubivuga neza umushumba yadutumiriye neza cyane and we can't wait natinze Apostle twifuzaga kubumva mutwakire for tonight and also tell us about Girls Impact n'ikibari ku mutima turabashimiye mbere ya byose mbanje kuko turi faith women
banje gushima Imana cyane, nshima Imana yabashoboje kuba hano hakaba na overflow, mukaba hano munezerewe, reka tubishimire Imana. Hanyuma nanone nongere nshimire Imana ku bwa pano nziza dufite. Pastor Liz yabivuze, sinshaka kubisubiramo, ariko n'abantu Imana ishobora kugutegura ikakubaka, ntabwo bireba imyaka, ahubwo biterwa n'ukuntu nawe wabaye ikibindi kiri disponible. Iyo uri ikibindi kiri disponible ntabwo bireba imyaka, ushobora kuba ufite imyaka mike ariko ukagira impact irenze abantu b'imyaka myinshi. Iyo wemeye ukemera ko iyo foundation gukorwamo, ukemera ko Imana igutegura cyangwa se nawe ukihugura, birashoboka. Rero iri joro ndabakiriye muri Girls Impact. Kandi mwakoze cyane kuza kuri iyi pano. Hanyuma rero tuvuga kuri Girls Impact, cyangwa se reka mbivuge no mu Kinyarwanda, umukobwa uzana impinduka. Hari ukuntu abantu benshi impact nubwo ifitanye isano na influence, ariko impact ifite umwihariko wayo. Kuko hari abantu benshi bari influential ariko badafite impact ku buzima bw'abantu. Abantu bakababona, bakabakunda, bakabati wow, uriya muntu ari influential, ariko impact ye iyo bigeze kuri impact ni uburyo ubuzima bwawe bushobora guhindura ubuzima bw'abantu bagahinduka. Ya wenda twavuga ngo for example wenda nka Miss Rwanda 2020 turi kumwe hano, ntabwo gusa manda yagarukiye muri uriya mwaka, ahubwo uriya mwaka yawugiyemo yateguwe, ahubwo n'icyakuye muri uriya mwaka gikomeza kumwubaka, arakomeza. So ya impact ntabwo igarukira kuri we, igarukira ku bandi bakobwa bazakurikira n'abandi bikagenda bigakora. No ya influence ye ariko ibyaye impact mu buzima bw'abantu. Rero tuvuga Girls Impact, turashaka umukobwa uzana impinduka. Najya mbabwire ngo muri umurima mwiza cyane. Icya kabiri, muri umurima wera. Sinzi umurima mwiza ariko wera. Umurima rero ubuhari uri disponible ariko ukawushiramo icyo ushaka. Rero icyo uteyemo nicyo kimera. Rero ushobora no gufata ukawurimbura ugakuramo ibitari byo ukongera ugashiramo ibindi. Rero Girls Impact ni department y'abakobwa cyangwa se specialized department y'abakobwa muri Women Foundation Ministries, mu buryo bwo kubaka umwana w'umukobwa akazaba umugore mwiza. Twemera ko umukobwa mwiza azaba umugore mwiza, akazaba n'umukecuru mwiza. Murakoze cyane. Akazaba n'umubyeyi mwiza, akazaba n'umuntu ufite umumaro muri societe, cyane cyane akabanza akaba empowered, akabanza akiyubaka kugira ngo abashe kujya kubaka abandi. Turi mu gihe abantu bagiye batubwira ko twubatswe tugomba kwihuta tukubaka abandi, ariko maze kubona ko no kwiyubaka atari bibi, ko ntabwo wajya kubaka abandi utiyubatse wowe ubwawe, kandi wamara kubakika nawe ukareba uko wubakwa kugira ngo ubashe kubaka abandi mu buryo bw'umwuka, mu buzima busanzwe. Turakomeza. Murakoze. Thank you so much, Apostle. Akantu nkuyemo cyane nako umurima uplantingamo cyangwa ukawurimbura bitewe n'icyo ushaka. God bless you. Mwadutumiriye neza tonight. Twifuzaga gutangira twakira Paradis. You're very welcome. Paradis, hari ikintu Apostle kumojeho ko impact itajyana n'imyaka. Ngiye menye ibintu Paradis akora mbere nari nzi ko ari umukecuru mukuru, noneho nza kumenya ko ari umuntu, nza kumenya ko angana gutya, ndavuga ntabwo bishoboka. So impact si imyaka, ariko twifuzaga ko watunyuriramo kuri journey yawe. Pastor Liz abikomojeho gato ko uri founder and CEO wa Wood Habitat, ariko take us through your journey to becoming that. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Apostle, how can I possibly honor you and your anointing and your impact? Uwo murima Apostle yavuze, ngewe nari uwo murima, nabaye uwo murima ndi mutoya, nkuko mwabibonye I am your chocolate muri dress code yanyu, ntago ariko ntago mushaka kumva ko amavuta yanyu antemberaho ya mavuta. So Apostle, kuba connected nawe njya mubwira ngo na rimwe niyo nubishwijwe rye hari ukuntu ndikurura nkaryegereza umutima cyane, nkumva it's like a hug from Jesus. And I simply want to honor you women
namenye Imana nyishaka cyane nubwo nari muto. Natangiye aka kazi mfite imyaka 21. Nabonye ubuntu bwinshi cyane. Nabonye ubuntu bwinshi. Kugira business nka Wood Habitat, abantu bajya bahansanga bakambaza none se mama wari hehe papa wari hehe, baziko wenda ari nka business y'abantu bakuru b'abazungu bakora ibintu bihambaye, bakorera izo za golfe, bakorera izo za Kivu Noir. Ariko ubuntu nshaka kuvugaho cyane ni guhera iyo myaka 5 ngiye nemereye Yesu kuko we yahoze amfite, ariko nkamwemerera nkamukingurira umutima. Hanyuma na Apostle, uburyo namenye mu Apostle buratangaje, ntago nababwira nibanga, ariko yahita atangira guhinga uwo murima. Yahise atangira kuwuhinga en distance. Rero iyo muri ruhande n'ubwa mbere mwegereye wi proximity, numva urumeza. Ndavuga nkamwe mumubona buri kwa kabiri, buri ku cyumweru, hari n'abamubona kenshi. Ndashaka ko aya mavuta nyababonaho, ariko abenshi muri mwe nyababonaho. And that's also why I honor your ministry. That's also why I honor your prayers. So women, I really stand before you to just honor the Lord in you. You really, like my cousin, nagondivuga amazina, I have some really good people empowering as women, mo hano muri iyi ministry. Niyo mavuga ngo mufite amavuta, icyampa mukaba muyazi. Natwe tuyazi duturuka mendi ma church, twabayemo appointed by the Holy Spirit for various reasons. Ariko nibaza ari za seeds za Apostle bari gutera hirya no hino. Apostle buriya njye mbona ndi muri seed yawe washyize ahandi. Kubera ko njye ndabizi ko nduwa in the spirit, ndabizi ko Wood Habitat ari hano. So icyo najya ngo mbere ya introduction, I introduce my Jesus. Hari ukuntu Apostle yavuze ngo ikintu cyambere akundira Yesu ni compassion yiwe. Iryo jambo naratashye na n'uyu munota ni imyaka 2 ndyumvishe, ariko rikomeza mvuga ngo Jesus, I just want to know you more. Murangije muravuga ngo uyu mwaka ni wa divine craving. All right, enough with you. Okay, so about me, I'm just a woman, a young girl that started babysitting at age 14, started a $1 million business at age 21, messed up a lot because amakosa atabaho menshi cyane. Ariko that grace kept me standing, and I'm here to testify, and I'm here. And my prayer tonight is that the Holy Spirit will find me as a worthy vessel. Ambone ko ndi kibindi ashaka gusukira undi muntu. Nabonye ibyo akoze muri nge bidafasha imiryango 70 nkorana nayo on a daily basis gusa. Dufite aba Wood Habitat, dufite team y'abantu 70. Not only igihugu twishuramo imisoro, not only isi duha ibintu byiza cyane, dufite ibintu muri White House, dufite abakiriya hirya. Ese ko muda celebrating? Ibyo byose wa mugani wa Pastor Liz ntago byabaye kugira ngo mbi umukobwa w'igitangaza, byabaye kugira ngo a girl here, a girl that I see, who sees me, will come and reach my hand. Nkamwereka aho nanyuze nkatsitara we ntahatsitare. Thank you. Wow, that was good. Paradi, wanyemerera nkakora a little bit of follow-up. Hari umuntu ushaka kuba ari hano, turi kuvuga Wood Habitat, wenda kumva ari nka shop yo mu Bushinwa ikora inkweto sinzi. Watubwira a little bit who or what you do kugira ngo tumenye who is Paradi. So I'm a creative entrepreneur. Not only that, I'm a furniture designer recognized globally. Recently nakoze na designing a collection ngiye kubona ntangiye kwibona nibona muri Wallpaper magazine, nibona ma magazine atandukanye ku isi akomeye. To the glory of God. Dukora furniture, Wood Habitat dukora furniture yatangiriye mu Rwanda, turi abanyarwanda. Iyo mvuze mu Kinyarwanda abantu baravuga ngo ni yanjye, ariko iryo jambo sindikunda.
ko muri kubireba nk'aho ari ibintu bisanzwe. Did I hear wallpaper ngo New York ngo worldwide ngo sinzi? Okay, Imana ikumugisha. We will come back. Ariko Apostle twifuzaga kugaruka gatoya. There is one thing tuzi kuri mwabivuze kuri Girls Impact, ariko ministry yatangiye ari ukwempoweringa families through women. Noneho it went deeper kuvuga ngo Girls Impact kuko like externally umukobwa is growing to become a woman. Ushobora kuvuga uti nonse kuki turimo kuki muri kwempoweringa abakobwa kandi ejo wenda bazaba abadamu bakaba empowered. So like ako ga specification Imana yashizeho ikababwira ngo mwite ku mukobwa in a special way. Why? Murakoze cyane. Iyo tuvuga umuryango urimo umugabo, urimo umugore, urimo n'abana, ariko cyane cyane ministry yacu iravuga ngo empowering families through women. Iyo tuvuga ro women, ntabwo umuntu ashobora twaje gusanga nyuma experience nagiye ngira hagati aho ndasinavuze ndi umukansela tse kwa ndi umuapotre ndi counselor by profession. Yes, nagiraga umwanya wo kumva abagore, nkumva muri counseling, mu kutanga inama, mu bikorwa byinshi, mu bibagoye. Tuza gusanga wenda okay, Bibiliya avuga ngo toza umwana wawe inzira akwiye gucamo azenda asaza atarayivamo. Dusanga ku gutegura umuntu ukuze byaba byiza cyane duteguye umuntu ukiri muto, haba mu rugendo rw'agakiza, cyane cyane ko murazi ko igihugu cyacu cyubaka umwana w'umukobwa cyane. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyane cyane wenda nyakubahwa First Lady muzi ko yubaka abana b'abakobwa cyane, kandi twese tubona umusaruro. Uyu munsi dufite abayobozi bakiri batoya, bari abayobozi dufite uyu munsi mu nzego za leta bari abakobwa bato, ariko igihugu kirabimpawaringa uyu munsi bageze aho bageze. Ariko twebwe natwe muri gospel mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, n'imbuto uteye iyo uteye kare ibasha gukura kandi igakura neza. Rero gutegura umwana w'umukobwa no gutegura urugo rw'ejo hazaza, ariko no gutegura iterambere ry'igihugu ry'ejo hazaza, ni no gutegura itorero nk'umugeni wa Kristo. Yesu ashimwe. Reka ngaruke ku mwana w'umukobwa rero, nyuma yo kubona ko reka tujye nko mu ngo, ugasanga hari ibintu biri kuriza abagore, kubera ko ibaze nk'ibintu ushobora kuba warateguwe, ababyeyi bawe bakakurera bakagira aho bakugeza, but one day you marry wrong, ugashaka nabi. Buriya iyo umuntu ashatse nabi hari ibintu byinshi biri mu buzima bwe bipfa. Uhura n'inzitizi, nubwo ababyeyi baba barakubatse baragushyize ibintu bitandukanye byiza, ariko when you marry wrong hari ukuntu uzitirwa. Hanyuma rero harimo ibyo ngibyo twagiye tubona tukavuga dutese birakwiye ko umugore arira, birakwiye ko umugore abaho gutya, birakwiye ko umuntu ava kwiga abana ababyeyi barishuye bakamutegeka ko agomba kwirirwa mu rugo ari mu gikoni adashobora gukoresha impano ye. Birashoboka ko umuntu ashobora gukura ari confident, afite confidence, ayifite neza, ariko umuntu akazayimukuramo ikaranduka igashira, umuntu agasigara yumva ari atafite ubwenge, bakamubwira kuri igicucu akabyemera. So ibyo bintu byose ni muri experience, ariko ndashimira Imana yuko umwana w'umukobwa atakubakwa n'umuhungu atubatswe, kuko iyo tuvuga umukobwa ntabwo azishaka na wa muhungu ari hanze. Dufite na Sons of Issachar dutegura no kuri turi muri Girls Impact. Tuza gufata rero gahunda yo kuvuga duti reka dutangire departement y'abakobwa ari specialized. Hashize imyaka myinshi, kuva muri 2007 nibwo twatangiye Girls Impact. Kuva muri 2007 dutangira dukora amaveye de prière overnights, ama retreats. Icyo gihe muri 2007 hari ibintu biryoshe, abajere barimo abajyaga bajya muri happy people n'abagore bakuru bari hano, bararyoherwaga bagasohoka bakagenda, they had life, byari biryoshe pe. Ariko tukibaza se weekend ni weekend, ariko from Monday to Friday niba ari kujya guhavinga fun wayihavinga muri weekend, ariko from Monday to Thursday urakora iki? Purpose ni iyihe? Tuza kwigisha umukobwa ikintu cya identity, cyangwa se kumenya uri we.
nicyo twahereye turavuga duti ntabwo wabwira umukobwa ngo genda ukore utaramubwira uwo ari we. Ese urindi uri icyo abantu bakwita, ese we wiyita ndi, ese Imana ikwita ndi. So purpose cyangwa se identity, none ya identity ikabyara purpose, kuko mushobora kujya muri purpose utaragira identity. Abakobwa bashobora gusana identite bumva ko bari bayifite ariko no kuyisobanukirwaho kurusha, cyane cyane abo bari bo mu Mana, abo bari bo muri Kristo Yesu, abo bari bo no mu buzima bwabo bwa buri munsi. La fille chérie, wa mukobwa uri chérie mu muryango we, ni gute ashobora kuba noneho umusheri mu gukura kwe agakomeza akaba wa mukobwa mwiza, akaba wa mukobwa ukwiriye. Tugendera mu ijambo ry'umukobwa witwa Rebecca uri muri Bibiliya, ndumva mumuzi, nanjye avuga ngo muramuzi ejo bundi mwarahuye. Rebecca muri Genèse 24 ukuntu yateguwe, yari umukobwa ufite ikibindi atarashaka. Dufite abakobwa uyu munsi bicara, ariko simvuga aba girls impact, yicara akumva azagenda mu ndege umugabo amujyanye. Abagabo bambabarire ndabakunda, kandi abagabo batujyanye mu ndege Imana ibaho umugisha, mubakomera amashi. Yesu ashimwe. Ariko umukobwa akicara azi ko aziga ari uko hari umugabo uzaza kumwigisha, akumva ko azaba ubuzima buri boring muri singleness ye until ashatse, akumva ko azanezerwa ari uko ashatse. Icyo kintu ntabwo ari cyo. Twigisha abakobwa ko bagomba kunezerwa bakiri abakobwa. Ibintu ukoze hakiri kare bizakugira umumaro, uzabijyana no mu rugo kandi bigufashe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rebecca rero icyatumye abigeraho ni uko yari afite icyambere, umuryango mwiza utekanye. Yari afite se na nyina batekanye bamukunda. Burya urukundo uvanye mu muryango ruzaguherekeza ahantu hose. Icyo ni icyambere yari afite. Icya kabiri yari afite umurezi witwaga Deborah, utari Deborah mu bacamanza. Uwo murezi rero wamureraga, niko twaje kwiha gahunda ya mentorship mu bakobwa. Turavuga duti ntabwo umukobwa ashobora kuba umukobwa wiyubatse uri empowered to empower adashoboye kuba afite umurezi. Umurezi wa mbere twebwe nk'abakristu twemera ko umurezi tumaze gukizwa ari umwuka wera, kuko umwuka wera ni umurezi ukurera akakwigisha byose. Hariya muri Yohana aravuga ngo azabigisha byose. Uzi ko twigisha kugera no mu kwimakiya, uzi ko kwigisha akakubwira ko n'imishatsi aho inama ugiyemo utari bushireho green ku mutwe, uri bushireho ka papo. Murabyumva bene data? So urumva ashobora no kukwigisha kugera no ku ntambuko, akakwigisha uko utambuka, warakuze wotari kunaniye ukajyamo ukabona birakunze. Mwuka wera yigisha hose, ariko ndashaka kuvuga imbere, akwigisha kugarura, kongera kwigira icyizere, akakwigisha ubuzima bwose. So Deborah kuri twe ni umwuka wera. Deborah wa kabiri kuri twe ni abarezi mu buryo bw'umwuka. Deborah wa gatatu ni umurezi nk'igihugu, cyane cyane kuko turi mu gihugu cyubaka. Urumva kumva amanama, kumva ibintu biteza abantu imbere, kuko mwumvise Paradis, nubwo wumvise bijya ku isi, ariko ni umukobwa w'umunyarwandakazi uri empowered mu Rwanda, ufite Deborah uri kumurera mu gihugu, kandi uri kumurera no mu itorero, na wa mwuka wera yavuze nk'umurezi. So urumva n'ubwo buryo twatangiye Girls Impact. Turavuga duti umukobwa akeneye kuba afite ikibindi nka Rebecca. Baje kumurambagiza afite ikibindi, ntabwo bamurambagije ari vide. Oh Jesus, haleluya! Ntabwo bamurambagije ari vide, yaragiye aravoma, ikibindi cye gituma abona umugabo. Ariko murakina muswa yagiye kuvoma akajya yuhira za ngamiya, umugabo aramureba aramwitegereza avuga ati uyu niwe mukobwa pe. Murumva rero ntabwo ugomba kugenda uri empty handed, kandi uri na empty mu bitekerezo. Murakoze. Thank you so much, Apostle. Wow, that's rich. Hari umuntu uri gufashwa? Because I am. Tugiye kugera ku mukobwa mwiza cyane. Madame Naomi Nishimwe. Ryazina ntabwo ndi burivuge kugira ngo nakotora, ariko we are so happy to have you here. Kandi dushima Imana ko you are one of us. Ko utari, you are. Thank you. You are indeed a great person, ariko our sister. So it's a privilege to us and an honor. So you were crowned. Muratubabarira kuvanga indimi. Hariho bimwe bikunda mu Kinyarwanda, hari bikunda mu Cyongereza, muratubabarira. So wabaye crowned Miss Rwanda 2020. Ariko hariho ukuntu Apostle yabivuze neza ko umukobwa arategurwa, kandi you were not, ntabwo wabyutse mu gitondo ngo uhite ugenda muri Miss Rwanda, you were prepared.
but then Miss Rwanda cyangwa se the crown ikamba bakwambitse naryo shaped who you are. Would you take us through the journey y'uburyo the crown yagushapinze, ariko nanone utunyiriremo no kuri your personal journey in things like identity, self-confidence and resilience? Thank you. Mbere na mbere, Apostle, I'm really honored kuba nicaye kuri ino panel. Please be empowered. Be empowered because the next Girls Impact gathering izaba nawe uzaba wicaye kuri ino panel sharing your journey. I don't take it for granted, and I'm really, really honored kuba nicaye aha ngaha turi kuganira. Amazina yanjye nitwa Nishimwe Naomi, ndi Miss Rwanda 2020, and ndi umu King's daughter. Sizi impamvu ndi King's daughters, nkaba ndi umu women, nkaba ndi umu Noble Family Church member mu maraso ahantu hose. So ikibazo ambajije ndashaka kugisubiza nka story. Sinshaka kugisubiza nk'igisubizo ahubwo mbahe story kugira ngo tube relatable. I'm gonna be myself. So iyo nangiye kwigira umuntu birapfa, so reka mbe Naomi. So nk'uko yabivuze, I was really empowered kujya muri irushanwa rya Miss Rwanda kubera ko I knew at the end of the day, I don't know, I have a way of connecting with God. Wumva ko whatever I'm gonna go for, kiraba. So dutangira aho ngaho yuko like I was empowered no kwiyandikisha kugira ngo mbashe kujya mu marushanwa. And then ubwo nyine mba nyampinga w'u Rwanda, ntwari ikamba mu bakobwa 2,000 mbamo umukobwa nyampinga w'u Rwanda. It's kuri njyewe ndebye inyuma ndavuga ko ndibuka ukuntu nabyukaga ndi kumwe nabo ko nkabaza se murabona nzaba nyampinga sha wapi pe ngo uzaba nk'igisonga. Ukuntu nabyukaga nasaze bose bicaye neza tumeze neza, noneho nkahita ngenda mu cyumba nkavuga mana yanjye, ureba n'amasengesho ndi gusenga, ureba ukuntu ndi kwiriza, ni ukuri kw'Imana Mana uzangire nyampinga w'u Rwanda. And God did. Imana irabima pe. Okay, turakomeje. Ubwo mbaye nyampinga w'u Rwanda, ahangaha twese we went through high school, sibyo? Hari abantu babonye amanota meza, hari n'abantu babonye amanota mabi. Oya, that's nothing. Ntabwo ibyo ugomba kwempowering abantu babonye amanota mabi, sibyo? We need to work hard. Ariko ubuzima burakwigisha, sibyo? I always believe if you go through something, Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi. And ubwo ni nyampinga, byashyushye mu rugo, ni njyewe, abandi bana 5 ntabwo tubareba, ni Naomi. Amanota arasohoka, noneho ndavuga mana yanjye, noneho ntabwo nshobora kwempowering umuntu, because there's no way, nta kuntu. I was the topic of the whole country. Noneho, by the way, this is the first time I've at this conversation. So urumva rero ubwo ngubwo I started doubting myself. I don't work. So urumva I started doubting myself. No, ndavuga, oh my God, now I have this crown. Seeing my grades, I was like, oh my God. Oh yeah, ntabwo tugomba kurira muri aya masaha. So I'm trying to make up yangoye mwanya muremure n'ukuri kw'Imana. So urumva rero ubwo ama grades yanjye noneho self confidence umva ntayo nari mfite, and ubwo covid izamo noneho akugira ngo noneho baye nyampinga w'u Rwanda to show people what you can do. Noneho twese turi mu rugo. And I remember na hige na posting ifoto abantu bakambwira wowe uri umuswa una posting amafoto. Urumva
uri umuswa upostinga amafoto ibyo ngibyo twagutoreye noneho nkumva aramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri aya masaha you know. And it got to a point I started praying ko nagize depression noneho numva it was too much. Noneho ndasenga noneho hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi yaragusize yarimutse aposo ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru you know. Ariko Imana yavuze ikintu, let me tell you. Ubwo mama wanjye nyine, my mom was praying for me, our sisters banjye uriya dufite ukuntu ka connection ariko turabwira nyine, they know when you're down, they know when you're up. Ubwo ngubwo umunsi umwe nza kurota, I had a dream of somebody telling me, why do you let anybody define you? You know who you really are. Uzuriwe, your grace did not define you. You went through this competition with 2,000 people. God chose you to be Miss Rwanda, not because of your beauty, but also because of what God Imana yabonye kugira ngo ubashe guhagarara abantu bose. And ubwo nangira kubona ama comments y'abantu benshi bavuga, oh my God, Nami, you really inspire me. Ngavuga se we man, inspiring gute? Urumva, no, we have to be truthful. Sibyo, hari umuntu kwanje kuvuga ati uranyispire, ukavuga ukareba inyuma. How do I inspire you guys, you know? And I was true to myself. Nabaye ngewe, I proved them a point. Never proving the wrong. Of course, your past doesn't define you. You can always define yourself. Ukabereka ko nibwo biriya byabaye. I give this example ndi kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora kubona wavunitse ukuguru akakwita dore mugabo wavunitse ukuguru ariko warakize. So it's for you to show them ko ushobora guhaguruka ukagenda. Next time they see you know. So next time they see you, ntago uzongera kuvuga n'umugabo wavunitse akaguru yarakize ubu ngubu aragenda. So I worked through, I had to empower myself again, you know, because there's no way I was going to empower somebody mfite cup ntacyo kimwe kirimo. I had nothing to give. So the moment where I started learning that my voice matters, kandi nshobora kuvugira abakobwa benshi cyane, I can inspire through them, it started. Imana honestly blessed me so much. God opened so many doors where ahantu ninjaga nkidoubting avuga, how am I here, you know? Abona ngiye kubaganiriza iki? Ariko Imana ireka ko nimba winjiye muri uyu muryango, it's because you have a purpose. So decide how to use it, and it helped me. And abantu nyine, you know, even Katoya, today when I had to come, I was thinking in the morning ndavuga se how did I really, I'm also an influencer. Urumva hari ukuntu baza abantu nyine kuri Instagram nkaba say, did I empower you guys? I want to see. Today we have a session, Girls Impact Gathering. Ndashaka kureba, how did I impact you? Like, how did I change your lives? And I received so many people. I really did. I wish I could show you on the screen, but I really did. And I was like, oh my God, this is really huge. You know, God can use you to share your candle with somebody else. So I impact them through my faith, kuba uondiwe, and it has been helping them. So yes, that's what I have to say. Thank you so much, Naomi. Two things. Iyo uri mwiza niyo uri kurira uba uri mwiza. But one of the things nguyemo cyane nuko empowerment doesn't happen overnight. Kandi empowerment is not a one-time happenstance. To be empowered hamwe ahandi bikiri hasi tugakomeza tukaba empowered. So God bless you so much for sharing that. Amen. Bikomeje kuba byiza cyane. Murakoze cyane. Ndumva ari ikintu nkunda kuvuga ko kuba patriotic atari kuba political. Nubwo na politics ari umuhamagaro. Harabicaye hano bafite umuhamagaro wa politics. Imana nawe bafashe bazawujyamo neza. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko hari igihe abantu babyitiranya. Surtout nko muri field ya gospel nk'abakristo, ugasanga umuntu aravuze ati Imana yaranyubatse
itorero riranyubaka, aho mvuka haranyubaka, ariko akibagirwa igihugu. Jewe ndi umukobwa wavutse mvukira mu mahanga, mvuka ntagifite ndi umwana w'umukobwa mutoya. Igihugu twari turimo ndibuka ari concours national twakoze, ariko amanota bafatiragaho abanyamahanga, siyo bafatiragaho abantu bo muri icyo gihugu. Donc uko twatsindaga aba étranger, donc twe twari impunzi, bafatiraga ku yandi. Heureusement naratsinze ariko ni benshi bashoboraga kugira amanota yo muri icyo gihugu ntibikunde. So kuba dufite igihugu ni umugisha twakomera amashi. Ndashaka kubibona cyane. Wenda mushobora kubimenya, abantu benshi barahari bari successful mu mahanga ariko badafite umutekano. Ntibivuga ko gukunda igihugu cyane, ntibivuga ko kibamo, ariko kuba ugifite gusa, kuba ufite iyo freedom yo kukibamwo, ukacyubakamo, ukagiteramo imbere, ni ikintu cyiza cyane. Mvuze rero ku mwana w'umukobwa, hari ijambo Aburahamu yabwiye umugaragu we witwa Eliyazari. Aramubwira ati uzajye mu gihugu cy'iwacu, atushaka umukobwa, ati ntuzajye mu banyamahanga. Gusa ndi kuvuga gushaka ko umuntu atashaka abanyamahanga, ndavuga spiritual. Iyo yaramubwiye ati uzajye mu biwacu, cyari ikintu gikomeye cyane. Bibiliya yose irimo patriotisme, Bibiliya yuzuyemo iwacu. Zaburi 137 aravuga ngo twacurangira dute indirimbo z'Uwiteka mu mahanga. Ese twahaguruka tugacuranga? Gucuranga ni success. Nkeka ko umukobwa Imana iri guhagurutsa n'umukobwa uri successful, n'umukobwa uri successful, uri powerful. Kandi umukobwa uri kubakwa adashaka platform, ahubwo ashaka kugira ngo abanze yubakwe we, hama platform izaze mbere. Ko abantu benshi bajya kwiga for the platform, bakarara barepeta, bakarara ku social media bari gushaka platform, ariko we ashoye gutekereza ku kubakwa, platform ikaza nyuma atari yari harashaka. Rero platform ikomeye Imana yaduhaye ni igihugu. See like me, nk'ubu ngubu abakobwa nk'aba beza ko mbabwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo, kuko gende muri Great Commission tubwira abantu kuba bigishwa ba Yesu, bahinduke, tubabatize. Ese nakabikoreye mu kirere, ese nakabihereye muri Afghanistan, ariko ndashimira Imana ko mfite platform Imana yampaye ari cyo gihugu cyanjye. Nta ndege ishobora kuguruka idafite ikibuga. Ibaza iyo ndege ihora iguruka igahora mu kirere ikagenda idafite ahantu iri bubashe kwaterisa. Turashimira Imana ko umukobwa ahagurutse nka rya jambo riri muri Yesaya 60:8 ngo abo ni bande ngo baguruka nk'ikizu, abo ni bande ngo bariho baraguruka, ngo who are those? Ni bande abo ngabo? N'aba Girls Impact. Yes, abo bantu. Ariko ngo barangiza ngo nubwo baguruka bakamera nk'ikizu, ngo bameze nk'inuma zigaruka zikicara mu madirisha yazo. Yesaya 60:8. Izo numa zigaruka zikicara mu madirisha yazo. Nukuba wagenda isi ukajya kuvuga ku isi yose, bakagutumira kuri TED, ariko ukagaruka mu gihugu cyawe ukavuga uti I have a country, mfite ahantu Imana iri kunyubakira. So turashimira Imana cyane. Hari ibintu byinshi igihugu kidukorera tudashobora kubasha kuvuga uyu mwanya, ariko turashimira Imana ko kubakwa k'umukobwa rwose agomba no kuba patriotique. C'est vraiment important, ni ngombwa cyane kuvuga ati se aho nageze, reba nk'uyu munsi nk'abantu turi kumwe kuri platform hano, ibaza umunsi umwe tuvuze ngo twagiye Nyagatare, twagiye Byumba, twagiye he, tukahasanga bariyo nabo tukabaha ibyiringiro, tukabakomeza. Nabwo no gutanga umusanzu. So ari umusanzu mwinshi dushobora gutanga for God and for our community. Rero ushobora kuvuga uti se jewe nakubaka gute muri nation? Ntabwo bigusaba kujya muri politiki, ariko wakubaka muri community, kuri local level. Ibyo Imana yakubatsemo ukabyubakisha abandi. So ndumva ku bwanjye rwose ni ibyo ngibyo. Turashimira Imana cyane, yatugiriye neza ikatwiyereka kugira ngo tubashe kubwiriza ubutumwa ko duhereye aho turi. Ngo nimugende muhindure, ngo haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Empowerment ni imbaraga, kandi izo mbaraga ngo tuzazakira umwuka wera nagira gute? Natumanukira ngo tuzahita tubikirata. Oya, ndashaka musubize. Ariko wabwiye umukobwa tuzahita uba umugabo, ntabwo ari umugabo nka Mel, it's a witness. Ngo tuzahita tuba abagabo bo guhamya bo guhamya Yesu. Ngo hehe? Oya, ntimubihagarike. Hehe? I Yerusalemu, i Yudaya,
i Samariya no ku mpera z'isi. Dufite abakobwa bashaka guhera ku mpera z'isi bakajya i Samariya, bakajya i Yuda, bakagera i Yerusalemu. Ntabwo ari byo Bibiliya ivuga. Duhere hehe? I Yerusalemu. I Yerusalemu ni hano turi, ni ukubaka duhereye aho turi. Yesu ashimwe cyane. Amen. So murakoze cyane. God bless you. Yeah.